amazi hano ariko ngo harimo ibihangano ngo igihangano cya cibi n'igihangano cyabaye ahubwo nakubonye ukibyinnye ngeso bakikubyinishije da bakikubyinishije kubita kuri ka ndini umugore arataka maze azana mazi kubita igira bifite ubutumwa ako n'ubwenge buhangano ni AI nyine nikirimo imbyinishya ntabwo ndakibona hacyuze ujya kuri Twitter ushaka umuntu witwa Tito niwe nshyizeho yambwiye yabazaga nawe ibintu wakoze bazaga ati sense ko biya ni uri kubyina nyirizina ati cyangwa ariko minisiteri y'umuryango ikwiye kureba kiriya gihangano niba wamagana ubutumwa burimo nk'uko abantu bari kubivuga hari ubutumwa nabonye n'abana bari kwibyina ni iri hiti ariko reka ngubwire muri iyi minsi n'ubundi amasaha ya kibarabaswa nk'uko umuhanzi yigeze kubivuga witwa Diplomate niyo yamamazwa kuko ya masaha y'agashinge ntabwo wabona indi yamamaza zo zirigurisha ariko mugire vuba muri diplomasi hano ibintu ndabona byabaye byinshi nta bindi tuzaniye twigendeye ese uko bibundi iyo ndirimbo ntayazi tuvuge ko utaratambuka bari kwicura nshaka kuba nzi ko ari ariko ntaramenya ngo ni iyihe indirimbo yitwa ngo aragitosa igitenge aragitosa turi kumwe akagitosa manda zose akagitosa mu buriri akagitosa nijoro akagitosa ijambo ubwaryo ntirigoye hashobora kugora amagambo ibisobanuro n'ubundi ibisobanuro nibyo bigoranye uko wumva iryo jambo rero n'ibirimo imbere ntawe bitandukaniye biraza kugorana n'ibirimo aho ngaho niko wakunda n'ubundi bisaba ariko urumva ntabwo twajya kuba nka hari umuminisitiri mu gihugu kimwe nigeze kubona ubwo ngubwo ntekereza ko hari igihe abahanzi burya batwarwa n'ibirimo kuba kandi ntihagire umuntu wataka uwo mwana cyangwa uwo mukobwa sinzi niba ari umuhungu niba ari umukobwa cyangwa umugabo kubera ko dutuye mu isi imeze ityo ejo bundi ndi mu mushyikirano nibyo nabwiraga perezida wa repubulika n'abayobozi bari bahari ndababwira nti turi mu isi aho umuntu atukana agahabwa platform turi mu isi y'aho umuntu avuga ibintu biteye isoni byandagaza abantu akitwa umusitari cyane agaca ahantu hatandukanye akaba ari ku byapa yamamaza agahabwa ibyapa byo kwamamaza niba kuba umuntu udashobotse uvuga amagambo y'urukozasoni biguha umwanya wo kuba umusitari no kwamamaza ukinjiza amafaranga ngewe ndinde wo kutamera nk'uwo ngo nanjye mbone amafaranga kandi dufite abantu bashinzwe kugenza ibyaha dufite abakwiye kurinda umuryango mu gihe cyose umuryango cyandagaye buri wese aza akawukoresha icyo ashaka ntimuze kwifata ngo mwishamikire ku muntu umwe hamwe ahubwo reka turebe ko terebye Tito hano ngiye kumurega kuri RIB ashwi ntabwo ariho bikoze ntabwo ari we yasheye oya Tito niwe wamamaje ubu Tito uragiye oya Tito mwitegura urubanza rwanjye na Tito uri kureba ubyina wowe uza kumva ibyo uri kubyina oya ndahera ku kubyina icyambere hari uwabikoze Tito rero we kuko azi ko following n'abantu benshi arabyamamaza Tito ubu ndakurese ariko rero usibye kubeshya izi mbaraga mbaye nzifite arizo mbyinisha cyokora uzi ikintu iyi niyo bita AI ubundi iyo niyo ya nyayo ndabona ngewe kameze nabi cyane aka kantu ndakemeye ko ntari nakabonye ewe reka tugende